akaza kuri stage ukabona karinde ari Taylor Swift. Hanyuma rero ni ibintu bigenda bivugwa cyane. Witwa Benovia wagaragaye kuri stage, yaje kuri stage rwose bamuzanye, urabizi ushize mu gitaramo bamuzanye mu ngobyi, noneho bamuzanye ku musaraba. Benovia wallahi ubona ko yatanze ibyishimo bidasanzwe, aririmbye indirimbo nyinshi, abanyarwanda bongera kumva ijwi rya Jackie, ariko Jackie ntiyaje kuri stage, ahubwo witwa Benovia wa performance indirimbo zitandukanye yagiye akora n'ubundi mu gihe yari ari kumwe n'umukobwa we Jackie muri kino gitaramo. Ni igitaramo rero cyabaye kw'iri joro rya 22 ukwezi kwa 11. Ndavuga ko rero ari ibintu byagenze neza cyane ku bitabiriye iki gitaramo. Ni album nziza Papa Cyangwemo yarimo ahereza abanyarwanda. Ubushize yahaye invitation de Ben amutwika 500,000. Aravuga ati ahubwo brother nshobora kuba ntagaragaramo ariko ndagurira abantu tebo ebyiri. Urabizi tebo imwe ni 250, atamukubita sensa rwa rwego rw'uko abahanzi bacu nta mutima mubi bagira. Abahanzi bacu bagira umutima mwiza by the way. Yitwa Papa Cyangwe, umugore we yari yaje kumushyigikira, yanamusomye rwose before yuko ajya kuri stage. Aramubwira ati mugabo wanjye mwiza, genda rwose Imana ikugenderere, ikongerera ijwi kubita stage kabisa, abantu babone ko ari we muhanzi wa danje. Ni 5 years experience witwa Papa Cyangwe, yarimo amurika album ye nyuma y'imyaka 5 kandi aje mu kibuga, amaze mu kibuga ya performance indirimbo zitandukanye ku nsutsu yagiye akora muri za 2022 2021. Indirimbo yaririmbye ubwo yababarizwaga muri management ya Loki. Hari indirimbo zitandukanye yaririmbye ziri na hit. Nyuma yo gushyira hanze album ye nziza, yakubisemo indirimbo yaririmbe mama we, abakobwa biza, abasore biza, abagabo biza, abasaza biza, ababyeyi biza barahagarara bumva message, bumva Papa Cyangwe mwijwi rye ari kurikoresha. Ni stage yagaragayeho ibyamamare bitandukanye, yagaragayeho witwa Benovia wataramiye abantu, hagaragayeho abahanzi batandukanye nka Fireman, Riderman, hagaragayeho abahanzi benshi cyane batandukanye. Kandi wabonye ko muri Kigali Universe nabona ko company zitandukanye zifasha guteza imbere umuziki nyarwanda. Nashimira nka Ingwe Jean yashoyemo uduceri, nkanashimira nka witwa Rujama Shop, muramuzi, umwe mu bagabo banagira uruhare mu guteza imbere entertainment yo mu Rwanda. Nawe yashoyemo uduceri. Hari n'abandi benshi cyane batandukanye bagiye bamena minot. Nyuma rero yuko Papa Cyangwe atanze ibyishimo hano mu mujyi wa Kigali, hariya muri Kigali Universe, witwa The Ben nawe yagarutsweho nanone ku mbuga nkoranyambaga. Ni Mbosso, umwe mu beza, umwe mu bagabo igihugu cya Tanzania gifite, yitwa Mbosso, nyuma yuko yiyemeje kuba indirimbo yitwa Power. Murabizi indirimbo yagiye hanze mu mezi hafi 7 ashize, imaze amezi menshi igiye hanze. Hanyuma rero witwa Mbosso yamaze gutangaza ko EP ye agiye kuyishyira hanze, ariko hakaba uburyo azakora remix ku ndirimbo imwe abantu bakunze, twarebanye urukundo. Ni indirimbo yitwa Power. The Ben Biensa bagiye bagarukwaho nyuma yuko rero ibi byose bigiye hanze. The Ben wagaragaye muri remix y'indirimbo ya Mbosso. Mbosso aramuhamagara ati bite brother, nshaka ko dukora remix kubera ko ufite
ufite talent man, ufite ijwi ridasanzwe, nshaka ko iryo jwi rwose wow, amazing. Biratangaje kabisa, biratangaje kabisa. Ni umwe mu banyarwanda b'abahanga dufite, n'umwe mu banyarwanda b'abahanga dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben unagerageza gufasha impano zitandukanye, unagerageza gusapotinga abanyamuziki, ugerageza kuba yateza imbere umuziki nyarwanda. Ariko nanone tukiri kuri The Ben, twibagirwe ko yashyiranye hanze indirimbo na Otra witwa Mbosso. Yamaze gutangaza ko EP ye agiye kuyishyira hanze, ariko hakaba uburyo azakora remix ku ndirimbo imwe abantu bakunze, twarebanye urukundo. Ni indirimbo yitwa Power. The Ben bien ça bagiye bagarukwaho nyuma y'uko rero ibi byose bigiye hanze. The Ben wagaragaye muri remix y'indirimbo ya Mbosso. Mbosso aramuhamagara ati bite brother, nshaka ko dukora remix kubera ko ufite talent man, ufite ijwi ridasanzwe, nshaka ko iryo jwi rwose wow, amazing. Biratangaje kabisa, biratangaje kabisa. Ni umwe mu banyarwanda b'abahanga dufite, n'umwe mu banyarwanda b'abahanga dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben unagerageza gufasha impano zitandukanye, unagerageza gusapotinga abanyamuziki, ugerageza kuba yateza imbere umuziki nyarwanda. Ariko nanone tukiri kuri The Ben, twibagirwe ko yashyiranye hanze indirimbo na Otile Brown. Ni indirimbo nziza nayo yagiye hanze muri no minsi. Ni indirimbo nziza cyane. Ni nyuma y'uko ibyo byose bigiye bivugwa rero, nyuma y'uko witwa The Ben ari kugenda agarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Limited ni bimwe mu bigo byiza mu Rwanda dufite, cyane ko ushobora guhitamo kwiga uba mu kigo no kwiga utaha. Bigisha amasomo atandukanye muri muzika nka vocal training, gucuranga gitari, piano n'ibindi. Gutunganya nk'indirimbo byitwa audio production. Bigisha amasomo atandukanye muri multimedia, videography, video production, graphic design. Bigisha gufotora nyine, bigisha filmmaking, acting film and writing film. Ababahamagari cyangwa wasanga bakora Kigali Kimironko, wanasura mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye nka IG, Facebook, YouTube, bitwa General TV Rwanda, cyangwa ukabandikira aho hose hatandukanye. Ushobora kwiga uba mu kigo. Bafite ikigo cyiza cyane, I'm telling you, cyiza pe. Bacumbikira ababishaka, ahandi ushaka kugera kure mu bijyanye no kwiga. Bigisha social media management, by'uburyo wazamura imbuga nkoranyambaga zawe ndetse wabibyazamo n'umusaruro. By the way rero barakubwira ngo bakira guhera ku mwana w'imyaka 3 ushaka kugera kuri niza, akiga umuziki neza cyane ko aba bagufasha iyo uhasoreje, bagufasha kubona akazi. By the way bagufasha no kubona akazi. Gana General Life Music School and Art Limited, bakira urangije P6, Troisième, Senior 6 ndetse n'abarangije kaminuza. Mugane General Life Music School and Art Limited. So ndi kugenda ngana ku musozo rero, ndababwira ko buri weekend dufite ikiganiro gishyushye cyane cy'umuriro. Baba tumirwa mukunda, baba star mukunda, tuzajya tubazana kabisa, ubundi tubane neza cyane. Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana gahunda za MR TV. Nitwa Horimpano Entertain, of course the king of mic. Tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Reka nkurarike abanyamakuru ba sport bagiye kwinjira mu hano. Reka nge tuzasubire ubutaha.